Wigize winjira ahantu ukabona nta muntu n'umwe ukwitayeho nkaho ntacyo umaze, maze mu mutima wawe ukibaza uti kuki abantu batanyubaha? Reka nkubwire ikintu kimwe: kubahwa ntibitangwa, birubakwa. Kandi niba abantu batagushyira ku rwego rukwiye, si uko ntacyo uri cyo. Ariko uyu munsi tugiye kubihindura. Iyo uhinduye uko witwara, abantu bahita bahindura uko bagufata. Dore impamvu batakubaha nk'uko bikwiye. N'ibyo ugomba gukora kugira ngo bihinduke. Icyambere, ikinyoma gikomeye wemera ni uko agaciro kawe gashingira ku byo abandi batekereza. Reka nkubwire, kubahwa bitangirira muri wowe. Ni uburyo wiyumva iyo uri wenyine, ni uko wiyobora niyo ntawe ukureba. Iyo witwaye nk'umuntu w'ingenzi, isi irabyumva ikanabyemera. Vuga ibintu bifite intego, tambuka nk'umunyambaraga. Reka gutegereza uruhushya rwo kugira imbaraga. Icya kabiri, uhora wigira muto, uhora usaba imbabazi, usobanura ibintu birenze urugero, utekereza cyane, ugatanga cyane, ugerageza kwikundakazwa, kandi mu kubikora uribagirana. Kwishimirwa nta mbibi ni umutego. Abantu ntibubaha umuntu uhindukagurika buri gihe bitewe n'uko ibintu bihagaze. Kubahwa bitangira igihe wihagarayeho. Ubaha igihe cyawe, hagarara ku mutuzo wawe, hagarara ku gaciro kawe. Iyo utakinginga, abantu batangira kukubaha. Icya gatatu, dore ukuri gukomeye: ibyo wemera nibyo bikubaho. Niba abantu baguseka, bakagutuka, ukabyihanganira, niba bakuvugiramo ukicecekera, niba bagukoresha mu nyungu zabo n'ubutaha ukemera, uri kubigisha uburyo bagomba kukwitwaraho. Gushyiraho imbibi si ugushyiraho inkuta, ni ugushyiraho amarembo, kandi abantu bakubaha nibo bagomba guca muri iryo rembo. Igihe utangiye kutihanganira agasuzuguro bidaciye mu burakari, ahubwo mu buryo bwiza, uhita uhinduka umuntu abantu batekerezaho kabiri mbere yo kugusuzugura. Ariko se, hari igihe uzashaka gufasha abantu ndetse no kubashimisha cyangwa kubakorera, cyangwa se ukirinda amahane. Muri ibyo bihe wibuke ibi: kubahwa ntibyubaka umunsi umwe, bifata igihe. Mu byemezo bito bito bihoraho, kuvuga oya nubwo bitoroshye, kuvuga nubwo ijwi ryawe, kuvuga iyo waba ufite ubwoba, kuvuga oya mu gihe bitoroshye, kuvuga mu gihe ufite ubwoba. Tangira buhoro, umwanzuro umwe umwe. Ntabwo ukeneye ko biba byiza cyane, ukeneye gutangira gusa. Niba umaze igihe wibaza impamvu abantu batakubaha, ni uko batigeze bakubona wiyubaha. Ariko ibyo birahinduka uno munsi. Si uri umuntu udafite agaciro, ntabwo uri umunyantege nke, ahubwo uri kubyuka, uri gukanguka. Kandi nukangukana intego, isi izabibona. Ibuka aya magambo: n'umunyagaciro kawe ntuzongera gutuma abantu bagutesha agaciro ndetse unabataho umwanya wawe. Tangira uyu munsi, kandi ntusabe ko abantu bakubaho, bitegeke, tuma biba.